Murakoze cyane, ndabasuhuje mwese, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndabashimiye rero muri aka kanya, nkomeje gushimira mwebwe mwese inshuti zacu mudukurikirana, abatwereka ko mudukunze, abatwereka ko turi kumwe. Ndabashimiye mwese uruhare rwanyu mu gukomeza gushyigikira Frabani Official TV. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ruhare rw'umugore ariko twifashishije umuco nyarwanda. Tugiye kuganira kuri imwe cyangwa se kuri mikeya mu migani nyarwanda cyangwa se mu migani migufi tujya twumva cyangwa twumvaga abakera bakunda kuvuga. Mu muco wacu hari amagambo cyangwa se imvugo twajyaga twumvana ba mukecuru cyangwa ba muzehe, abantu ba kera. Reka dusubize amaso inyuma rero turebe mu muco nyarwanda agaciro bahaga umugore, cyangwa se turebe uruhare rwaba ari uruhare rukomeye, uruhare rw'umugore mu muryango cyangwa se mu rugo, twifashishije imigani y'abakera cyangwa se imigani nyarwanda. Uyu munsi umugani numva naheraho ni umugani twese tuzi n'abakiri bato uyu munsi barawumva. Umugani uvuga ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo. Aha ngaha uyu mugani wakoreshwaga n'abakera ariko n'uyu munsi hari abawukoresha, ukumva umuntu aravuze ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo. Ese kubera iki iyo mvugo yakoreshwaga mu muco wacu? Ese bashakaga kwerekana iki? Ese ukurusha umugore gute akurusha urugo? Aha ngaha uyu mugani washakaga kwerekana uruhare rukomeye rw'umugore mu rugo. Uruhare rw'umugore ko ari uruhare rukomeye cyangwa se ko umugore ari inkingi ikomeye mu rugo. Aha ngaha muri uyu mugani urugo rwashakaga gusobanura ubutunzi cyangwa ubushobozi cyangwa se imyaka. Abanyarwanda kureba kurutana kw'abandi cyangwa se uburyo umuntu akuruta bareberaga mu bintu bimwe na bimwe. Uwejeje imyaka myinshi icyo gihe, ufite ubutunzi icyo gihe bwinshi, mbese urugo barufataga nyine nk'ibintu byose tubona mu rugo, ubutunzi cyangwa se ibindi bintu bigaragara biri muri urwo rugo. Noneho bakavuga rero ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo. Ukurusha umugore aba akurusha ubushobozi cyangwa se aba akurusha ubutunzi se. Ukurusha mbese umugore cyangwa se umugore w'umutima mu rugo, umugore muzima mu rugo, akurusha no gutera imbere cyangwa se akakurusha n'ubutunzi. cyangwa se ni ukuvuga ngo byabaga nko gushushanya, mbese kwerekana uruhare rukomeye rw'umugore mu rugo, cyangwa se ko umugore ari inkingi ikomeye cyane kugira ngo urugo rube ruhagaze, kugira ngo urugo rube rukomeye. Mu gisobanuro rero cyarwo cyerekanaga ko mbese umugore ari ikintu nako kukurusha umugore aba akurushije n'ubushobozi muri rusange. Aha ngaha numva ari umugani twakwishimira nk'abagore, ushaka kubyishimira ukavuga uti nimba umuntu ukurusha umugore akurusha urugo, ugahita wumva ko umugore ari uw'agaciro, ari inkingi ikomeye mu rugo. Okay, murakoze cyane. Ijwi ry'uyu munsi muraryihanganira kuko turi kuganira ariko hariho n'imvura. Hari imvura iri kugwa ariko ndumva itari buhagarike ikiganiro cyacu turuganira uyu munsi. Ubwo murabyihanganira nimwumva mu ijwi harimo ako kantu kuba imvura itunguranye, ariko ndumva nta kibazo, muri bubyihanganire dukomeze tuganire. Undi mugani ngiye kuvugaho ni umugani uvuga ngo wirukana shaza musangira ukazana ikubegera. Uyu mugani ngira ngo abakiri bato ntibawuzi cyangwa ntibajya bawumva, ngo wirukana shaza musangira ukazana ikubegera. Hano shaza bishatse kuvuga umugeni. Umugeni niwe bitaga shaza. Noneho ngo wirukana shaza musangira ukazana ikubegera. Kubegera bivuga gutanga utuntu duke kandi hari utwinshi. Shaza shaza murasangira, tuvuge yenda ibiryo musangira ibiryo ku meza, ngo wirukana shaza musangira ukazana shaza ikubegera, cyangwa se iguha duke kandi nyamara wowe uzi ko hari byinshi. Urabona nk'umuntu ugira ubuntu bukeya cyangwa se udatanga, akaba yakugaburira wenda uturyo duke tutaguhagije, kandi mu by'ukuri ubizi neza ko hari ibiryo byakaguhagije. Rero bavuga ngo wirukana shaza musangira ukazana ikubegera. Wirukana umugeni musangira ukazana wa mugeni noneho uzajya uguha duke kandi ibyo kurya bihari. Wirukana shaza musangira ukazana noneho wa wundi
ugira ubuntu buke cyangwa ugira ubugugu cyangwa udatanga. Ni ukuvuga ngo uyu mugani bawuciraga nk'abasore cyangwa abagabo basa nk'ababagaragariza ko mu gushaka batakwiye kujarajara. Nimba ukunze umuntu umufate mugumane, ntujarajare ngo ukunde uriya n'uriya n'uriya n'uriya, cyangwa uvuga uyu nguyu namukundaga turabanye ubu ndamuhaze reka mureke nza n'undi. Uyu mugore wenda turabanye twabanaga igihe kingana, tumaze kubana igihe kingana gutya, ndumva murambiwe, ndumva muhaze kubera impamvu iyi n'iyi, reka mwirukane cyangwa reka muti cyangwa reka musende cyangwa se reka mureke noneho nshaka uwundi umeze uku n'uku. Aha ngaha rero abanyarwanda bacaguye umugani ngo wirukana shaza musangira ukazana ikubegera, bashaka nko kubwira abagabo cyangwa se abasore mu rushako be kujarajara. Nimba ugiye gushaka ubanza ubitekerezeho. Niba ugiye gushaka umugore ntabwo ari ukuwo kuvuga ngo ugiye kumufata uyu munsi ejo mureke urushaka undi, nk'aho guhinduranya abagore ari ibikinisho uhinduranya. Oya, bakababwira nyine ni nko kubakangurira kutajarajara mu bagore, kutajarajara mu rugo. Nimba wubatse urugo rwubake ruhame, we kuzana umugeni ngo mumarane igihe runaka, ejo umute uzana undi mugeni, ejo wongere umushyire ku ruhande uzana undi mugeni. Kwirukana umugore ejo ukazana undi, abanyarwanda ba kera ntago ari ikintu bashyigikiraga. Barabwiraga rero abantu gumana uwo shaza musangira ntacyo atwaye, reka kujya kuzana undi shaza utazazana noneho ugucura cyangwa se uguha duke kandi ibyo kurya bihari. Rero bawucaga basa nk'abari kubwira abagabo guhinduranya abageni ko ntacyo bimaze, guhinduranya abageni ko atari byiza. Ushobora kubwira ngo uhinduye umugeni kubera iki, ukazana ufite ikindi kibi kirushijeho utazi. Rero babwiraga abagabo ko nta mpamvu yo guhinduranya abageni cyangwa se guhinduranya abagore. Bamubwira uti shaza wahisemo n'uwo, wahisemo kubera umugeni, wahisemo ko kubera umugore ni uwo nguwo, wijarajara wijya kumuhindura ahubwo mugumane. Ubwo rero wabonaga kera mu muco wacu cyangwa se mu migani bacaga, usanga abanyarwanda bakira baramenyaga kuvugira mu migani cyane. Nk'umusaza cyangwa se umukecuru mwaba muri kuganira yakubwira ati mwana wanjye wirukana shaza musangira ukazana ikubegera, ukamenya uko icyo akubwiye. Rero atiri wajya mu bisobanuro ngo urabona mbese ukahita uvuga uti umusaza hari ikintu ambwiye ko shaza wanjye ngomba kumwihanganira uko nguko ari. Mbese basaga nk'ababwira abagabo kwihanganira intege nkeya z'abagore babo bafite cyangwa se babana nabo. Akakubwira ati nimba uje kubwira umusaza uti umugore wanjye afite ikibazo iki n'iki, umugore wanjye afite intege nkeya aha n'aha, umugore wanjye afite defa aha n'aha, afite ibintu adashoboye, nk'umusaza akakubwira ati rero mwana wanjye mwihanganire uwo mugore nubwo akora iki n'iki, nubwo afite intege nkeya aha ngaha ariko mwihanganire. Mbese wari nk'umugani wo kubwira abagabo ko bakwiye kwihanganira abagore babana nabo, kuko burya akenshi usanga abantu babana bafite ibyo bihanganirana bamwe ku bandi. Nk'umusaza yakubwira rero akagucira nk'uyu mugani ati nyamara wirukana shaza musangira ukazana ikubegera, ugahita umenya icyo umusaza ashatse kukubwira, ugatuza ukagumana uwo mugore ukamwihanganira uko nguko ameze, aho kugira ngo umushyire ku ruhande ngo ugiye kuzana uwundi. Ni umugani rero ababyeyi bacaga babwira nk'abasore cyangwa abagabo, babwira abagabo bubatse kwihanganira abagore bafite cyangwa se abagore babana nabo mu nzu. Ati mwihanganire ushaza muri kumwe kuko ushaka kumwirukana kandi nibura mwasangiraga ukaza no kubegera. Ngaye nguko wasanga uwo mugani rero hari abari bawuzi cyangwa se batawuzi. Undi mugani uravuga ngo nta shashi yabuze umumuriko. Mu Kinyarwanda cya kera umukobwa yagereranywaga n'inyana, niyo mpamvu bavugaga umugore w'ijigija, umugore w'igaju. Muri uyu mugani rero ishashi bisobanura inkumi. Aha ngaha bagereranyaga umukobwa bamugiraga n'inyana, kuko inyana icyo gihe yabaga ari ikintu cy'igiciro. Umuntu wabaga ufite inka ni ikintu yabaga yubashye cyane. Bavuga rero ngo nta shashi yabuze umumuriko, ugahita wumva icyo bashatse kuvuga. Rero niyo mpamvu akenshi bavuga nyine ngo umugore w'ijigija, umugore w'igaju, ibintu nk'ibyo. Rero umumuriko kera mu bihe byo hambere bamurikiraga inka nziza umwami cyangwa se umutware. Umumuriko rero bivuga ubwiza cyangwa ikintu wirata. Buri mukobwa rero aba afite ubwiza bwe, aba afite icyo yakwirata cyangwa se aba afite ubwiza bwe nyine, ubwiza bumuriho butuma nyine abengukwa cyangwa se ashakwa.
uyu mugani uvuga ko ushobora kureba umukobwa inyuma ukabona ari mwiza ariko afite imico mibi, ukaba ugira abantu inama yo kwitonda mu kubaza mbere yo gufata icyemezo. Aha kuvuga ngo nta shashi yabuze umumuriko, ni ukuvuga ngo muri cya gihe cyo kuba baramurikiraga umwami cyangwa se baramurikiraga umwami inka cyangwa se inyana, icyo gihe nimba harabagaho umuhango wo kumurikira umwami inka cyangwa inyana, ni umuhango nyine wabagaho, inka zose bakazimurikira umwami, bakazimurika. Aha ngaha rero uyu mugani bawucaga basa nk'abavuga ko izo nka zose bajyanye mu muriko zaciye imbere y'umwami. Nyine izo nka zifite ubwiza bareba imbere, bareba inyuma. Inyana cyangwa ishashi yagiye mu muriko barayirebaga nyine, nabo barebaga inka nyine nziza, inyana nziza zishobora gutambuka mu muriko nyine ukabona ko zishinjagira neza cyangwa se zitambuka neza, ukabona ko ari nziza zikwiye kumurikirwa umwami. Aha bavuga uwo mugani bavuga ko umukobwa wese, basaga nk'abagiranya ko inkumi yose cyangwa se umukobwa wese atabura umumuriko, atabura ikintu cyiza inyuma ushobora kumureberaho. Tuvuge wenda mu mvugo y'iki gihe kuvuga ko wenda buri mukobwa wese afite umumuriko cyangwa afite icyiza wamubonaho umurebeye inyuma, mu mvugo y'iki gihe ni nko kuvuga ko umukobwa wese uwo ari we wese ushaka kumurebera inyuma uko ateye, ashobora kuba ateye neza. Hari abavuga ngo bateye nk'ibisabo, bafite amaguru meza se, bafite mu maso heza se, bateye neza, wenda bafite imiterere nyine ishobora kuba yagukurura. Hari abakobwa bateye neza ukaba wamureba uko ateye neza ukavuga uti umukobwa n'uriya cyangwa se umugore n'uriya. Bavuga rero babwira nk'abasore ko umumuriko atari wo kuwagushitura, ubwiza uzareba inyuma butazagushitura, kuko umumuriko cyangwa se ubu bwiza ureba inyuma, iyo miterere ureba inyuma atariyo, babwira nk'abasore ko iyo miterere ureba inyuma atariyo waha agaciro cyane mu rugo, ko ubuzima bw'umugore butandukanye n'ubuzima bw'umumuriko, kuba wamureba inyuma gusa, kuko ashobora kuba ateye neza n'urugero ariko imico, imvugo ye ari wa mukobwa w'amahane se, ari wa mukobwa w'umushiha, wa wundi ugira ubugugu cyangwa se ugira ubuntu bukeya. Bavuga ko mbese umumuriko atari ikintu cyo kwitabwaho cyane ngo kibe cyagutwara cyane utitaye ku mico. Imico burya ni ikintu gikomeye, imyitwarire cyangwa se imyitwarire, imivugire, imigirire, nacyo ko ari ikintu cy'umumaro badakwiye kwirengagiza. Uyu mugani rero abasaza bawucaga basa nk'ababwira abasore ko ikintu urebeye inyuma cyangwa se kureba umuntu ahagaze bitandukanye no kuba wamwumva avuga cyangwa wareba ibikorwa bye akora. Basa nk'ababwira abasore ko ni byiza kureba inyuma, ni byiza kureba iyo miterere y'inyuma, ni byiza rwose, nabyo si bibi, ariko basa nk'aho babereka ko atari byo by'agaciro cyane. Ukeneye umutima, ukeneye urukundo, ukeneye ibindi bitaboneshwa, ukeneye ibindi bitaboneshwa aya maso abantu turebesha. Hari andi maso rero yo kurebesha umugeni cyangwa se umugore, aricyo bashatse kuvuga. Undi mugani ni umugani uvuga ngo umugore agira inzara ntagira inzigo. Ubundi inzigo ni nk'inzika cyangwa se urwango rudashira. Aha rero bakavuga ngo umugore agira inzara ntagira inzigo. Uyu mugani usobanura ko umugore agira impuhwe kandi ashobora gutanga imbabazi ku buryo bworoshye. Ikindi ni uko iyo yakunze nta kimutangira, kabone niyo uwo yakunze yaba afite ikibazo runaka cyangwa se afite ikindi kintu cyatuma atamubabarira. Bivuze ngo umugore yagira inzara y'ibyo kurya, akaba yasonza ariko ntagire inzigo, ntagire umujinya ukabije, ntagire urwango rudashira. Aha ngaha byari nko kwerekana umutima mwiza wa kigore cyangwa se umutima mwiza uri mu mugore, ko umugore ashobora kuba yagira inzara ariko ntagire inzigo. Inzigo rero ni urwango rukabije cyangwa se umunabi cyangwa se ikintu nko kwerekana hano berekanaga, ni nko kuvuga ngo umugore yagira impuhwe, yagira urukundo ariko ntabwo yagira inzigo. Aha ngaha uyu mugani bawucaga rero nko kwerekana karite cyangwa se ubwiza cyangwa se umuco mwiza uri mu mugore. Ubundi mu mugore akenshi habamo imbabazi, ndizera ntabeshya. Abagore benshi wenda turabyumva kimwe, abagore benshi ubundi bagira impuhwe, bagira imbabazi, abagore n'abantu bababarira vuba, abagore n'abantu bagira urukundo rwinshi. Ubundi mu by'ukuri no mu busanzwe
abagore ni abantu barangwa n'impuhwe n'imbabazi. Buriya abagore bagira inzika ntekereza ko atari benshi. Abagore bashobora kuba bagira urwango rukomeye cyangwa se inzika, ntekereza ko atari benshi. Mu bintu biranga umugore ubundi habamo impuhwe, habamo imbabazi. Uyu mugani rero wari uri kwerekana uburyo mu mugore harimo ibintu byiza. Mu mugore harimo ibintu byiza byinshi, harimo urukundo, harimo impuhwe nyine n'izo mbabazi, harimo kubabarira vuba. Yenda bari kunkurikira muraza kumbwira ari mu mugore ari mu mugabo ahari impuhwe cyane ni he, ahari imbabazi nyinshi ni hehe? Aha rero mu muco wacu nyarwanda berekanaga ko mu mugore harimo imbabazi nyinshi, harimo impuhwe n'urukundo, ariko ibintu by'urwango n'inzika ubundi atari ibintu biranga umubyeyi cyangwa se umugore cyangwa se inkumi. Ubwo muraza kumbwira rero abadukurikiye nimba koko ari byo. Umugore ubundi muri we habamo ubuntu, habamo kugira ubuntu, ibintu by'inzika bikaturanga nk'abagore n'abakobwa, kuko ntabwo ari ibyacu pe, ntabwo ari ibyacu. Urabona ko n'abanyarwanda bacaga uwo mugani kandi babihagazeho. Hari undi mugani rero wavugaga ngo urugo iyo rugututse ukarusubiza rurasenyuka. Hano urugo bavugaga umugore, ibindi ndivuga mugani byumvikana. Aho uyu mugore wibutsaga abagabo kwitwararika ku bagore babo no kubihanganira kuko ari bo urugo rushingiyeho. Iyo bitagenze gutyo nyine rurasenyuka. Aha ngaha basaga nk'abari gukangurira abagabo kwihanganira abagore babo, kuko umugore niwe rugo. Umugore hari ibintu byinshi mu rugo bimushingiyeho, n'umugabo hari ibimushingiyeho byinshi. Iby'umugabo tuzabivuga ubutaha, ariko reka uyu munsi twivugire ku mugore. Umugore rero niwe rugo ubundi. Hari ibintu byinshi byinshi bishingiye ku mugore mu rugo, wenda sindi bubijyemo cyane. Aha bavugaga rero uyu mugani ngo iyo urugo rugututse ukarusubiza rurasenyuka. Basaga nk'abari kwihanangiriza abagabo, babihanangiriza kwihanganira abagore babo. Ukihanganira umugore mu ntege nke ze, amafuti yakoze ukamwihanganira. Umugore nyine ngo niba agututse ntumusubize. Ni nko kuvuga ngo abagore ntibatukana, ariko uyu mugani basa nk'ababwira abagabo ngo urugo iyo rugututse ukarusubiza rurasenyuka. Ni nko kuvuga ngo ihanganire uwo mugore. Ni nko kumubwira nagutuka ntumusubize, ko numusubiza birabyara ibindi bibi byinshi. Mbese simvuze ko abagore batukana, ahubwo uyu ni umugani abanyarwanda bacaga basa nk'abari kubwira abagabo babo kwihanganira abagore babana nabo, kwihanganira intege nkeya z'umugore bari kumwe. Ndizera ko abantu bubatse wenda baranyumva cyane. Umugabo n'umugore bari kumwe baba bafite ibintu hagati yabo bihanganirana. Hari ibyo umugore yihanganira ku mugabo, hari ibyo umugabo yihanganira ku mugore. Aha rero basaga nk'ababwira umugabo ko agomba kwihanganira intege nkeya z'umugore we. Murakoze cyane. Reka mbendekeye aho. Imigani y'ikinyarwanda ni myinshi. Ubwo abantu bakunda gusoma cyangwa se gusoma ibitabo bya kera cyangwa amateka y'umuco wacu baraza kudufasha, baze kutwunganira. Imigani ni myinshi cyane, baraza kudufasha batubwire n'iyindi migani wenda tutabonye cyangwa tutavuze, cyangwa se ubundi busobanuro bwa burenze bukeya dufite ku uyu munsi. Ariko muri make abanyarwanda bahaga agaciro k'umugore mu rugo cyane cyane, kugeza ubwo basaba umugabo kwihanganira intege nkeya z'umugore baba bari kumwe, kugira ngo rero batabyumva nabi cyangwa se kugira ngo babyumve vuba. Abakuze rero bagakoresha iyo migani, bagakoresha imvugo ijimije. Rero ushobora kuganira n'umuntu mukuru, umusaza cyangwa umukecuru, yakoresha imvugo ijimije ntumenye icyo ashatse kuvuga. Nakubwira ati nyamara shaza wawe gutya na gutya, ese shaza wawe ibi n'ibi, navuga shaza umenye ko avuze umugore, navuga shaza umbwire ko avuze sheri muri iki gihe, cyangwa se wa mugore mu bana. Rero abanyarwanda cyangwa se umuco wacu wahaga agaciro umugore, kugeza ubwo avuga ko ukurusha umugore akurusha urugo. Uyu munsi ushobora kuvuguruza uwo mugani ukavuga uti hoya, ahubwo ukurusha ibi niba niba ukurusha urugo, ukurusha ibi niba kurusha urugo. Ariko turebye neza koko dusanga umugore rero afite uruhare runini, cyangwa se umugore ari inkingi ikomeye cyane mu rugo. Abagore rero turi abantu b'agaciro, turi abantu bakomeye, turi abantu beza, turi abantu Imana yahaye ubushobozi budasanzwe, urukundo rwinshi, impuhwe nyinshi. Ni byinshi biri mu mugore bimuranga. Murakoze rero, ndabashimiye cyane kubw'uyu munsi. Mutwandikire mutubwire n'iyindi migani nyarwanda, muduhe n'ubundi busobanuro wenda burenze bucyo dutanze uyu munsi. Murakoze abadukurikiye n'ababanye natwe, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha.